my most enjoyable pride campaign. ndagira ngo mve amagambo dutangiranye mbere yuko ngira n'ijambo rindi mvuga umve witonze. Welcome ZIBUKA TV, please subscribers. Do you know what has been my most wabuze igikorwa ndi kwamamaza cyane muri iyi minsi ni Satani ubwo ari kwivugira campaign ndimo cyane kandi nejeje iri kugenda neza ndi kunezezwa nayo ni Satani yivugira. No, what? Niyi My gay pride campaign. ni campaign yo kwamamaza ubutinge, niyo campaign ndi gukora nanjye nkumva ndishimye cyane iri kugenda uko nabipanze ni Satani yivugira. What would you attribute to yourself? none se nicyo ukesha intsinzi yawe aho ugeze umaze ibihe binini Satani uyoboye umeze neza nyine akora akazi ke ngo kagashaka ubikesha iki? Every generation. Rega ibisekuru byose ni bimwe. Appeal to their lust and ego. Ikintu mbatamo cyambere ni ugushumuramo abantu irari n'ubwibone muri bo ubundi bagakora ibyo nshaka baba bari mu bushake bwanjye cyo gihe. Now I didn't create things. Cyabundi nta kintu kimwe naremye. Ariko mfata ibintu byaremwe n'Imana nkabiyobora byose bikajya mu bushake bwanjye, mbega afata ibyaremwe n'Imana akagerageza kubituyobesha kugira ngo dukore ibyo ashaka kandi ibintu Imana yari yarabiremye ngo bikore mu bushake bwayo. Many of those abused girls end up right in the porn industry. Ubuse waruzi ko abana bajya mu busambanyi bakiri bato babwishoramo cyangwa se bahohoterwa n'abantu bakuru bakiri bato bagatangira kubasambanya bakiri bato. Aribo bana bakura bakishora no mu busambanyi bw'indengakamere ari nabo bakina ziriya filime z'ubusambanyi mwita porno cyane. This is undeniably true. Ukuntu ukuri mwese mutari buze kubasha guhakana. Iyi ni interview Satani ubwe sibyo? Umve hano interview muhora mwibaza ngo ese Satani akora te avuga te ameza te imipango ye ni iyihe kuri twe. Uyu munsi mbazani interview y'umukozi w'Imana Ivan the Evangelist ari kumwe na Satani. Wumve interview ya Satani umva amagambo. Absolutely true. Ukuntu ukuri mutari buze guhakana kandi kwanya ko twese twari dukwiye kumenya. Have an interesting. Uyu munsi dufite video twizaniye. This is interview. Iyi televiziyo Satani yagiranye na Ivan the Evangelist. Credit them down below in the description. Katururi. Now let's watch this. Reka tuyirebe turi kumwe kugeza irangi wataji. React to it. Wow. Wono umunyamakuru ubaza we dutangiranye yicaranye na Satani muri studio. Lucifer Satani in the flesh. mu mubiri ndakwiboneye none. Know how many journalists would kill? Uza abanyamakuru bifuzaga You probably do. kuba bakorana nawe interview bwa mbere mwicaranye none ninjye gutsindiye. First I want to say thank you to Reka mbanze ngo shimire kuba wemeye kuduha interview Satani kuko ndabizi very busy person. uri umugabo ukunze kubuhuze cyane. Yego I usually like to Jubundi nzi gukora ibintu byanjye nihishe ntiteje abantu haboneka. Akunze gukora ibintu by'abantu atabiteje batamubona agakora bucece ibikorwa akaba ari byo bivuga. Ariko n'ubundi ubwo ndi muri campaign yo kwamamaza ibikorwa byanjye nta kibazo nta mpamvu yatuma tutavugana. Uni Satani. First, let's talk about your reign. Reka tubanze tuganire kubw'ubuyobozi bwawe cyangwa se nk'icyo twakwita ubwami bwa Satani. Satani nawe afite ubwami bwafite n'abayoboke be. Umaze igihe kinini uyoboye ubwami bwawe. Ese intsinzi no kwamamara kwawe Satani ubikesha iki? Ku buryo abantu batuye isi yose imyaka ibihumbi n'ibihumbi shira Satani akibagusha akiturimo ibyo bintu ngo ubikesha iki Satani? Umunyamakuru. Oh, that's easy. Ibyo biroroshye. Every generation is the buriya ibisekuru byose bimeze kimwe. To their lust and ego. Icyo nkora ngiyewe ibisekuru byose yaba ari twebwe cyangwa batumanjirije n'ababanjirije bababanjirije n'abasekuruza bacu icyo mbashoramo ni irari ubwibone ndetse nkagerageza no kubaha ubusambanyi sibyo ubutunzi no kwamamara buri muntu wese yakwifuza. Wumvishe ingingo Satani yifashisha ngo cyane cyane ni uri kuzivugira hano ati abantu bashyiramo ubwibone nkabashoramo irari nkagerageza no kuborohereza bakabona ubusambanyi biboroheye sibyo ubundi nkabaha kwamamara nkabaha n'amafaranga n'ubutunzi bw'isi akenshi ndabayobye iyo nabatayemo ibyo bintu. Do as thou wilt has been my campaign. No gastroga yanjye uyu munsi ndi kugendera yanditse no ku mupira naje nambaye muri interview ni Satani yanditseho ngo jya ukora icyo wifuza jya ukora icyo ushaka. Abana muri iyi minsi usigaye ubona umuntu wese nta kindi kintu postinga ngo jya ukora icyo ushaka icy'ingenzi ni uko wishimye. Satani niyo siroga ye ya mbere agendera ati kora icyo wifuza icyo ushaka ntihagire ukubuza amahoro yawe. Niyo siroga ya Satani cyane cyane. Iyo niyo siroga yanjye nakoreshaga guhera mu ntangiriro z'ibihe. Satani waba yumva yabarabura akababwira ngo mukora ibyo mushaka mukora ibyo mushaka
kugira ngo mwumve ko mbega mufite amahoro mwishimye kumbe ngo ibyo mukora kenshi ntabwo biba ari byiza. My campaign platform hasn't changed either. Rero platform ya campaign yanjye ntabwo yigeze ihinduka guhera mu ntangiriro abantu ikintu cya mbere mbashukisha no kubabwira ngo bakore icyo bashaka. Run on the same 3 issues every generation. Buri gisekuru cyose ibyo bintu bitatu nibyo nkoresha. Lust of the eye. Irari reka nkubwire ibintu bitatu nkoresha iyo ndi kuyobya abantu. Irari ry'umubiri, irari ry'amaso, ndetse n'umuntu kumva afite ishema ry'ubuzima yaribonye muri ubu buzima yumva ko ubuzima yabufashe ukumva ibyisura bifite. Or you say something like, mbere yuko mwese mugira icyo muvuga muri kuri bino video. celestial being of brilliance, he wouldn't be descending in a multitude like this. Satani ntabwo yapfa kumanuka mu mbaga nyamwinshi gutya. Let's remember that this Reka is twese twibuke ko iyi video tugiye kureba fascinating. nigaragaza Satani wa nyawe yasubiza gute, yavuga gute. Niyo mpamvu twamwizaniye. I've often contemplated where Satan niyo mpamvu mbibutsa ko mugiye gukora nanone subscribe kuri YouTube channel yacu, hail. ndetse mukajya muri comment mukajya mutubwira ikintu kindi twababwiraho, sibyo? Ku tuntu tw'ubwenge ngo Of you who are skeptical about his appearance. nanone abakomeje kubangamirwa n'iyi sura ya Satani ndaza kugerageza kuyihindura, naba ari kutuganirira, ndaza kuyikuraho nshyire hindi. The video. Dukomezanye n'umunyamakuru na Satani. Okay. none se umunyamakuru Lust of the flesh. iyo uvuze irari ry'umubiri Exactly do you mean? ushatse gusobanura iki? Satani yatubwiye ko akoresha ibintu bitatu atuyobye. Irari ry'umubiri ushatse kuvuga iki ushora mu bantu? Come on now. Agira nawe ariko ngomba mvuga iki? Obvious. Ntibigaragara. I just use humans' own nkoresha physical desires against them. nkoresha bya bintu abantu bifuza, bya bintu irari ry'umubiri reka bari gusobanurira Satani icyo abashaka kuvuga ngo nkoresha bya bintu abantu bose bifuza akaba ari byo mbashukiramo, bya bintu wumva ari icyo ushaka kugeraho nibyo Satani akoresha kugira ngo akuyobye, arabikwegereza. And since sexual desire seems to be the most powerful, gusa muri ibyo byifuzo nanone by'irari ry'umubiri, icyifuzo kijyanye n'ubusambanyi nicyo kiyoboye muri ibyo byifuzo bindi by'irari ry'umubiri. I usually run with that. Icyo nicyo nyoboresha ibindi, Gay sex. kuko urabizi ntabwo ari njye waremye imibonano mpuzabitsina. Satani twatangiye abivuga ati ntabwo ari njye waremye imibonano mpuzabitsina, But I must say I've done a superb job. ariko nanone nkora akazi karenze ko gufata iyo mibonano mpuzabitsina abantu. Imana yaremye imibonano mpuzabitsina, ifite impamvu imibonano mpuzabitsina igomba gukorwamo kugira ngo bigire icyo bitanga cyangwa se igakorwa mu gihe cyagenwe. Satani we ngo afata ibyo bintu ataremye byaremwe n'Imana ari byo mibonano mpuzabitsina, we ngo akabyongereramo ubukana n'ubuyobe kugira ngo icyo Imana yaremeye iyo mibonano mpuzabitsina ubu ntabwo ari cyo twe tuyikoresha, dusigaye tuyikoresha mu bushake bwa Satani. Take pornography, for example. Reka nguhe nk'urugero, reba nka pornography, filime z'urukozasoni. Imana yaremye imibonano mpuzabitsina hari ukuntu ugomba kuba hagati y'abashakanye cyangwa, ariko Satani uravuga ati reba nk'akantu nabatayemo kitwa filime z'urukozasoni ariko bita pornography. Ni Satani uri kubivuga, yafashe cya kintu cyaremwe n'Imana ashyiramo utundi tuntu abigira bibi cyane kurusha. But you should know a lot about this one, Ivan. Ariko wa munyamakuru we Ivan uri kumbaza ndakeka ibyerekeranye na filime z'urukozasoni pornography urabizi cyane. Weren't you addicted to porn? Urashaka guhakana ko utigeze ukoroniswa na filime z'urukozasoni wa munyamakuru we porno? Nawe uri kundeba muri kano kanya urahakana ko utigeze ukoroniswa na filime z'urukozasoni, utagiye uzireba umva umunyamakuru. This interview is about you. Uyu munsi ni njyewe uri kukubaza ntabwo uri kumbaza. Can we get back on subject? Reka tugaruke ku cyo twari turi kuganiraho. Satani winyobya umbaza ngo nakoronishwe n'izo filime. Mva gukwepa ikibazo. Where was I? Harya narindi he? Important aspect to understand about Satan. Kugira ngo ubashe kumva Satani neza Fully distorts and ni corrupts. ukubanza ukamenya ko njyewe ndanyaga kandi ngashukana. Wumvisha ariko Version is essential. ikindi nanone ibintu byo gufata ibintu nkabigira bicyane cyangwa se ngashyiramo abantu buraya nabyo ni umwihariko wanjye. Distorted version of something, which means Satan takes what God has. Ikindi Satani yaragiye yiba iby'Imana yari yararemye arabifata arabyangiza bihindura bibi. Satani nta kintu na kimwe yaremye, nta cyaha na kimwe dukoresha yiremeye, ahubwo ni ibintu Imana iba yararemye wafata akagenda bihinduramo kugira ngo tubiyoberemo tugashutuka byabaye icyaha. It's crucial to note that Satan lacks Ndagira ngo mumenyeshe ko Satani mu bushobozi bwe nta mbaraga zo kurema afite. Iyo abarema aba yararemye ibintu byinshi bifatika. everything he does is Ibintu byose akora version of God's original intended plan. ni ibintu bihabanye no kugira ngo yangize umupanga Imana yari yararemeye ibyo bintu akagerageza kubiyobya. What I do is grab Ibyo nkora rero someone addicted to porn. ni ugufata umuntu nkatuma akoronizwa na porno cyangwa filime z'urukozasoni. Lust has had its full work. Iyo irari rimaze kumwuzura umubiri wese no mu mutwe kubera gukomeza areba filime z'urukozasoni, He can no longer restrain himself. kwifata biramugora, Look to act out their fantasy. agatangira gushaka umuntu basambana, agakora ibyo yabonye muri porno.
And sometimes rimwe na rimwe someone is a child. uwo muntu noneho bikaba akarusho washatse umuntu basambana iyo agiye gusambanya nk'umwana mutonya utujuje imyaka nibwo satani nishima kurushaho. Wumvishije satani ngo ngiye nyobye umuntu nkabashyiramo pornography mukareba ibintu by'urukozasoni ku buryo noneho umuntu irariyo rimaze kumurenga ngatangira gushaka umuntu basambana. Ati yasambanye n'uwo muntu biranezeza kurusha, atari ko noneho iyo ngize neza kurusha uwo muntu asambana n'akana katujuje imyaka. My plan plays out perfectly. Icyo gihe umupango wanjye ubugenze neza cyane kurushaho. That abused child will eventually turn to a life of promiscuity and perversion themselves. Urabona ko ibintu byo gusambanya abantu batuje imyaka n'ubundi ubuzima busa nkaho butabyemera ni ibintu nyine nanjye mbona binezeza cyane kurushaho. Ibyo bintu bacako bikomeza ari uruziga byisubiramo. Many of those abused girls end up right in the porn industry. None ikindi kintu kinezeza nuko twana dutonya tw'udukobwa iyo abantu bakuru badusambanyije tukiri dutonya bakadushora mu busambanyi, abo bana ntago bajya banenguha, nibo bakunze gukura bakaba indaya butwi cyangwa se bagakura bakajya gukina ayo mafilime y'urukozasano yo maporo. Aribo bana batumura mubona n'ubundi ba amafoto yabo n'amavideo yabo dora tubona bambaye ubusa bari kubiki n'ibiki bintu nk'ibyo. Satani niyo magambo yivugiye, bana bato mwishora mu busambanyi mukiri bato. Bimwe babwira ngo ni muruzuza imyaka ngiki. Satani ibyo bintu ngo biramunezeza iyo usambanye utaruzuza imyaka ukiri umwana muto, kuko ngo akenshi habara amahirwe menshi yo kutazamutegwa no mu bukuru bwawe. Aribo bantu bakuru ubona buriya bari mfite imico mibi y'uburaya bwinshi cyane, buriya akenshi abantu n'ukurikirana hahise habo baba baratangiye kariyeri bakiri bato barayibinjije abantu bakuru. How's that for irony? This is undeniably true. Uko kuri ntabwo twaguhakana twese, ibyo binavuze ni ukuri. The second thing you had mentioned, I believe, hari ikindi kintu wavuze nanone. You said lust of the flesh, lust of the eye. Wari wavuze ngo ufite n'ukuntu ngo abantu bateza irari ry'amaso. Can you elaborate? Ibyo nabyo wabisobanura.